Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gukurikira televiziyo Rwanda. Turabasuje kandi tunabahaye ikaze ku kiganiro Menya Wirinde. Ikiganiro Menya Wirinde ni ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Ikiganiro cy'ubuzima kenshi tugaruka ku nsanganyamatsiko imwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bwo mu kanwa, ariko ahanini buturuka mu kutivuza hakiri kare cyangwa se kutisuzumisha hakiri kare, hanyuma ariko nanone bukaba bwanaturuka no ku mwanda wo mu kanwa, nk'uko ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC buherutse gutangazwa bwabigaragaje. Bagaragaje ko 57.1% aba ngo batarigera bajya kureba umuganga w'amenyo, hanyuma 19.3% nibo gusa ngo boza amenyo kabiri ku munsi. Ibi bivuze iki? Twakora iki? Ibi nanone biraduha uwuhe mukoro nk'abanyarwanda? Ni mu kanya gato. Turacyari mu kiganiro Menya Wirinde. Uyu munsi tugiye kuganira ku burwayi bwo mu kanwa cyangwa se uburwayi bw'amenyo, nk'uko raporo yaherutse gushyirwa ahagaragara n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyagaragaje imibare muri rusange navuga yuko ihangayikishije, cyane cyane ku bantu mu gukora isuku yo mu kanwa, ndetse nanone no kugira wa muco wo kwisuzumisha utararwara. Kugira ngo twumve umumaro w'ibi ndetse n'icyo iyi mibare ya RBC isobanura, munyemerere twakire Leandre Bitwayiki. Ni umuganga, ni impuguke mu kuvura amenyo. Dukunze kumwakira kenshi muri Menya Wirinde. Ikaze cyane. Murakoze cyane. Yego. 57.1% by'abakoreweho ubushakashatsi bagaragaza ko batigeze na rimwe begera umuganga kugira ngo bisuzumishe. Hanyuma 19.3% aba ngo nibo bafite umuco wo kwiyoza mu kanwa byibuze kabiri ku munsi. Mu kiganiro Menya Wirinde twakunze kugaruka ku mumaro w'isuku mu kanwa. Leandre, iyi mibare ivuze iki? Iyi mibare ivuze ibintu byinshi. Jewe iyo nyumvishe intera ubwoba, ariko hariho abatumva icyo bivuze. Niba uhereye ku mibare 57% batarivuza na rimwe, ni ukuvuga ngo abaturage b'u Rwanda ni 13% 57% ni ukuvuga ngo nta nubwo barenze mu waki ntibarajya kwivuza. Urumva icyo bishatse kuvuga? Ni ukuvuga ngo nk'uko Minisitiri w'Ubuzima yabivuze mu nama y'umushyikirano iherutse, abarwayi benshi bagana amavuriro za centre de santé, abenshi uyu munsi ni ababa bafite ibibazo byo mu kanwa. None aha ngaha ubwo umuntu yakwibaza ngo aba 57% cyangwa se n'igice kimwe niba batarajya kureba umuganga w'amenyo, bivuze ko nta bibazo by'amenyo bafite? Oya. Ntabwo ari ukuvuga ko nta bibazo by'amenyo bafite, ahubwo barabifite, bagendana nabyo. Ubundi akenshi buriya indwara zo mu kanwa ikintu gikunze kugonga ba nyirazo cyangwa se twebwe tuvura mu kanwa ni uko inyinshi zitaryana, zica gahoro gahoro, sibyo? Noneho rero abaturage bafite amakuru atariyo ko bajya kwivuza ari uko barwaye. Urumva rero ushobora kugira nk'ikibazo cy'ishinya iva buri gihe uko woza mu kanwa ukabimarana imyaka 30 ariko utaribwa, sibyo? Urumva rero muri ya myaka 30 cya kibazo ikintu kiba cyangije ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo none igihe cyo kujya kwa muganga uzajya byararenze. Bebe bishobora kugutera izihe ngaruka? Ku ingaruka tuvuge wenda uwo muntu arava mu ishinya, yego, ariko kubera ko bitamurya ntiyagiye kwa muganga, uko kuva igihe kinini kabone nubwo bitakuraje kumusonga, bishobora kugira izihe ngaruka? Yego, byangiza ishinya. Icyo ni icyambere, kuko iyo umuntu yoza mu kanwa akava mu kanwa, ikibazo ntabwo ari icy'amenyo, ikibazo ni icy'ishinya. Ubwo ngo ishinya ye irarwara ikabora. Ishinya rero ifite ukuntu yometse ku igufa itwikira amenyo,
rya gufa naryo rirafatwa naryo rikabora. Abo bantu akenshi bakunze kutugeraho bafite amenyo anyeganyega kandi atababara nanone, akaza avuga ngo amenyo yanjye y'imbere hasi aranyeganyega ariko ntabwo mbabara. Wafata ifoto ugasanga igufa rifashe ayo menyo ryose ryaraboze. hanyuma 19.3% nibo boza amenyo 2 ku munsi. Kandi ngire ngo rumwe mu baganga bavura amenyo twaganiriye kenshi mukunda kubwira abantu muti koza amenyo ubifatira umwanya, ndetse rimwe na rimwe n'ubu hari n'ikiganiro twanakoze murimo kutwereka uburyo umuntu agira isuku yo mu kanwa. Iyi mibare se wowe yakiriye ute? Iyi mibare yo irashimishije nubwo ikiri hasi, ariko icyo nibajije kuruta ibindi ni uburyo babikora. Burya nubwo waba woza 2 ku munsi, niyo byaba 3, ikibazo nge nsigarana ni uburyo ubikora. Ese ubikora neza ku rwego wowe wumva ko nta kibazo na kimwe ushobora kugira mu kanwa kawe kubera icyo gikorwa ukora? Kubikora neza ni gute? Kubikora neza rero twarabivuze. Duhera ku bikoresho: uburoso bw'amenyo bworoshye, akadodo, umuti w'amenyo n'uburoso bw'ururimi, n'indorerwamo, kongeraho indorerwamo, noneho n'umwanya. Ibyo byose rero ntabwo ari byo bibikora, hasigara tekinike, uburyo bwa nyabwo bwo koza mu kanwa. Kuko ubundi abantu bari bakwiye kumenya ikintu kimwe: nk'uko uca urwara rwawe ukaba uzi ko udashobora guhusha ahangaha ngo wikomeretse cyangwa se uruce urumareho rwose usigara ubabara, ubwo buryo ukoresha uca urwara ni nabwo buryo ugomba kwitoza kumenya iyo woza mu kanwa kawe. uvuga ngo niba ndi gukoresha akadodo hari abantu binjizamo bakavanamo gutya gusa, oya, nta kintu uba ukoze. Akadodo iyo kageze mu kanwa kagomba koza iryinyo rimwe kakoza n'irindi. Urumva ni uburyo. Ubu rero iyo umuntu agira umugisha, abo ngabo 19% nabasaba noneho kubyitoza neza ku buryo bagira cya cyizere kirimo, akavuga ati jyewe niyo hashira imyaka 100 sinshobora gutoboka iryinyo, sinshobora kurwara ishinya, kereka ngize impanuka yonyine. None iyi mibare nubwo wamugana urimo kuvuga ngo 19 n'ibice ni imibare myiza, wamugana wenda urimo kubikomora kukureba ngo aho twari turi bundi ni hehe, uyu munsi tugeze hehe, ariko nabwo usanga iyi mibare iri hasi. 19 ni umubare w'ikiri hasi. Wamugana wanongeraho no kuvuga ngo mbega uburyo bukoreshwa muri iyo 2 ku munsi ni ubuhe? Aho umuntu yavuga ngo ariko se ni ubumenyi cyangwa se nibyo ndavuga ngo byose ni mu mutwe. Niba nabrosheje, ngire ngo mwakunze no kujya mugaruka ku kintu ugasanga umuntu ngo yabrosheje mu gitondo, ariko yabrosheje afata breakfast abaciye haragiye yirirwa na mu kanwa bya breakfast byamusigayemo. Ikibazo murimo kugishyira ku bumenyi, ikibazo murimo kugishyira ku mwanya, ikibazo murimo mugishyira hehe nk'abaganga bamenye? Uyu munsi jyewe ubwanjye ntavugiye abandi, kuko burya buri wese agira ibyo ahura nabyo, noneho nuko agenda akemura ibibazo ahura nabyo. Uyu munsi mbona atari ikibazo kindi, hari ubumenyi nk'uko wari ubivuze. Nicyo cya mbere, amakuru. Nta makuru bafite ya nyayo, ariko harimo ikibazo gikomeye. Si uko mbega bavuga ko nta makuru na make bafite, ahubwo bafite amakuru apfuye, bafite amakuru atariyo. Amakuru avuga ngo iyo urwaye iryinyo bagomba kurikura, nta kindi. Amakuru avuga ngo koza mu kanwa ni rimwe mu gitondo umuntu abyutse, kuko ariko abyuka akanwa kanuka, sibyo? Uko niko abantu babizi, kuko iyo nk'umurwayi aje ukamubaza ikibazo umutunga ukamubwira ese woza mu kanwa gute, aragusubiza ati si bya bindi bisanzwe se. Ukamubwira uti bya bindi bisanzwe ndashaka kubyumva, ariko ati ni rya rimwe rya mu gitondo umuntu abyutse. Ati nuko mbizi, nuko navutse iwacu babikora, n'ikindi ati ubu nanjye nari nje kwikuza iryinyo. Iryo ryinyo murapfa iki? Iryo ryinyo ugiye gupfa. Hariho n'ubaza utese
ubu baguca urutoki ku buryo bworoshye akavuga ati reka urutoki se none se ko iryinyo ahubwo riruta urutoki, ati ibyo ntabwo nari mbizi. ukamubwira uti rero iryinyo turarivura turarihoma, ati ntuzane bya bintu byo kurihoma kuko kurihoma bitera kanseri. nuko urumva rero ni amakuru. naho umwanya wo, iyo tugeze ku mwanya noneho mpita njya ku myumvire. umuntu akubwira ati sinabona umwanya wo koza mu kanwa iminota 3 se nayivana, wakongeraho iki? kuko uramubwira uti koza amenyo ni hagati y'iminota 2 byibuze n'5, ukavuga uti unabishatse waretse, ati reka uwo mwanya nawuvana he? kandi ubwo ni nijoro agiye kuryama. ngahibaza umuntu ubura umwanya iminota 5 mbere yo kuryama ngo akore ubuzima, ni ikibazo cy'imyumvire. ubwo rero hari amakuru, hari ubumenyi, hari n'imyumvire, niho hari ikibazo gikomeye cyane. hari ibikoresho nk'uko ngira ngo twakunze kugenda tubigarukaho, umuntu ashobora kwifashisha. ibikoresho bigiye bitandukanye, ariko cyane usanga abantu bazi aka n'umuti umuti w'amenyo benshi bakunze guhurizaho kuvuga Colgate. wenda ibikoresho reka tuze tubigarukaho mu kanya gatoya, nuko tubanza turebe kubera iki mu byo wenda bashobora kureba bishobora gutera indwara zitandura. yego, nk'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kireba kigavuga ngo ariko n'iyi fagiteri nayo, n'iyi ngingo nayo igomba kugarukwaho. ese ubuzima bwo mu kanwa iyo buhungabanye biba bishobora gutera izihe ngaruka ku buzima muri rusange? mu buzima mu kanwa, iyo warwaye mu kanwa, icyo ni icya mbere. ubundi akanwa twigeze kubivuga, akanwa niko kadutunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. akanwa kadutunga tuvuga, akanwa kadutunga turya, tunaseka. yego sibyo? reka tuvuge kurya no kunywa. iyo warwaye iryinyo nturya ntunanywa, ubuzima kabaye bwahungabanye. ubwo ibyo ni ibyo abantu bashobora kumva aka kanya. ariko tugiye nko mu ndwara, n'iki, akanwa ni ishusho, ni indorerwamo y'ubuzima. umuntu urwaye mu kanwa ntazakubeshye ngo n'ahandi ni hazima, ntabwo ari byo. yego, ni ukuvuga ngo iyo warwaye mu kanwa ubuzima bwawe buba buri mu kaga. nuko ndabona hari ibikoresho, nubwo nyine kenshi twagiye dukunda kubigarukaho, usibye ko akangaka ko noneho ni ubwa mbere nakabonye. ariko turebe kuki ibi bikoresho bikoreshwa bitaryari. ndimo ndabona no mu byo mwibuka mushyiramo n'ayandorerwamo. urebye njyewe iyo ndebye aka gasanduku ukareba umuntu wagakoze agashyiramo ibi bikoresho, ni uko yari azi akamaro kabyo. ni uko yari azi ko umuntu adakenera igikoresho kimwe ngo akore isuku yuzuye mu kanwa. ariyo mpamvu yashyizemo uburoso nyirizina, agashyiramo akadodo, sibyo, agashyiramo akaroso k'ururimi, agashyiramo n'akaroso gashobora koza hagati y'amenyo, interdental brush. none se hagati y'amenyo si nako n'ubundi byo n'akadodo gakora? oya, burya biratandukanye. hariho umuntu iyo yarangije kugira umwanya munini yararwaye hagati y'iryinyo, akadodo burya nta kintu gakora, gasa nkaho kaguye mu cyobo kinini, sibyo? noneho rero akangaka ko agacengezamo, yagacengejemo abasha koza y'amenyo kandi kagasohoramo bya biryo byose biba birimo, sibyo? urebye rero ahangaha niho abantu bahera bavuga bati nibyo koko uburoso bumwe gusa ntabwo buhagije kugira ngo umuntu yuzuze isuku yo mu kanwa. bikenera ibikoresho byinshi, bikenera umwanya, bikenera kubyitaho no kumenya icyo ugomba gukora. muri 19 n'ibice bitatu babrosa kabiri ku munsi cyangwa se boza mu kanwa kabiri ku munsi. ese muri bo haba harimo wenda wibuka uburoso birumvikana bwo byose urabufite, ariko impamvu hano ndimo ndabonamo bubiri nuko hari n'ububa bworoshye bwo kugendana kugira ngo utaza kuvuga ngo ngo nkeneye koza mu kanwa ariko ngo nta buroso mfite. ese wibuka yuko ugomba kumara igihe runaka urimo kubrosa? hari ushobora kubyumva ukavuga ati gusa niba nshishijemo uburoso gusa nyine ubwo ntabwo bihagije.
hanyuma hari abantu bagira umwanya hagati y'iryinyo n'irindi nk'uko muganga amaze kubidusobanurira, nabo bakenera akantu nk'aka ngaka. Ubwo sinzi niba mugenzi wanjye Innocent ari buze kukerekana ku buryo tuza kukabona kariko. Hanyuma akadodo, abaganga bavura amenyo bakunze kugaruka kuri iki kintu. Uramutse ubrosheje, wogeje mu kanwa ariko ntucisha akadodo hagati y'iryinyo n'irindi, hari umwanda ugenda ukitindikira hariya, bigoye yuko ushobora kubibona. Hanyuma ariko ibyo byose ukabikora ukontorora ahantu hose. Akawenda ni akamiruwari gatoya nk'uko biba byarakozwe n'uwakoze nk'ibi ngibi, ariko ku buryo uze kuvuga ngo naharebye. Muganga Leandre niwe wigeze kutubwira avuga ati se ushobora gupfuka amaso ukoza isahani ukaba wizeye neza ngo iyi sahani nayogeje. Ibyo byose rero nyine niho umuntu ahera avuga ngo nyaboneka, niba turimo kuvuga yuko akanwa ari irembo ry'ubuzima, ibikoresho urabifite. Wenda ntabwo mvuga ngo ufite aka kabuwate, ariko biriya bikoresho bigiye bitandukanye bigomba kuvuga ngo ugomba kubikoresha kugira ngo mu kanwa hawe hamere neza. Urabikoresha, urabyibuka, urabifite. Dr. dusoza rero kugira ngo noneho utange inama. Ni kenshi wenda mwagiye mutanga inama, ariko kwiga ni uguhozaho, kimwe n'uko kwigisha nabyo ibyo ari byose nabyo ni uguhozaho. Mutanga inama ki? Inama reka nzitange mu buryo bubiri. Iya mbere ni ku Banyarwanda. Ubu ntabwo bikiri jyewe namenya wirinde gusa na bibiyo, oya, noneho ubushakashatsi buri gukorwa, abayobozi barabimenye, baranabivuze. Uyu munsi biragaragara ko ari ikibazo koko cyugarije Abanyarwanda. Banyarwanda rero, Banyarwandakazi, isuku yo mu kanwa ni akantu tubayeho dusuzugura cyane, ku buryo umuntu rwose avuga ati nzaba noze ejo, n'ejo ntahose. Koza mu kanwa ndushyiraho amategeko, nabigira itegeko. Ntabwo mbeshya, nabigira itegeko, ngashyiraho itegeko rivuga ngo umuntu najya mu bantu akavuga akanukira abandi mu kanwa, bajye bamusohora, bajye kumufunga cyangwa se bajye kumuvuza. Sibyo? Kubera ko ni ibintu bigenda byangiza sosiyete cyane muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero koza mu kanwa ni ibintu bikomeye, ndabyemera ko bikomeye cyane, ariko bigomba gukorwa. Mbagiriye inama. Kuki uvuga ko bikomeye? Birakomeye kubera ko akenshi abantu ntabwo babitojwe kuva mu bwana. Ikintu cyose utatojwe kuva hasi mu bwana biragoye cyane ko uzagifata uri mukuru, ariko nta mahitamo ahari. Biragaragaye ko Abanyarwanda bugarijwe n'indwara zo mu kanwa. Ikintu kizirinda ubwo burwayi ni bubiri, narabivuze, ni uburwayi bw'ishinya n'uburwayi bwo gucukuka kw'amenyo. Ubwo burwayi burindwa n'isuku yo mu kanwa. Koza amenyo neza ubishyize ku mutima, wakoresheje bya bikoresho byose twavuze haruguru. Ubwo rero iyo ni inama imwe ku ruhande. Indi nashakaga kujya ni inama ku rwego rwa leta cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima ndetse natwe b'abaprofesiyoneri muri rusange. Tugomba gushyira imbaraga mu gutanga amakuru ya nyayo, sensibilisation. Ni ukuvuga ngo Minisiteri y'Ubuzima n'igihugu RBC nibishyira imbaraga mu gukangurira abaturage iyo suku yo mu kanwa gusa, atari ukuvuga ngo hari ibikorwa bijya bibaho tugakora screening cyangwa gusuzuma rusange, isuzuma rusange, tukamanuka tukajya nko mu byaro, Minadef irabikora, sibyo? Hari n'ibigo bindi bibikora, tukajya gusuzuma abaturage tumanukanye, nyambivuga mu rwego rw'ubuzima, kumanukana amapense, amaturunovisi, amashoka n'amapeta, tugiye gukura amenyo y'abaturage. Habeho noneho ibikorwa bitandukanye byo kumanuka tubashyiriye imiti y'amenyo n'uburoso bw'amenyo no kubigisha akamaro k'ibyo bikoresho. Aba ariho dushyira imbaraga
mu gutanga amakuru yuzuye ku buryo ushobora kuvuga ngo ngiye kubitangira uyu munsi, nko mu myaka 5 nzaba nzi neza ko umuturage w'u Rwanda wese azi akamaro k'isuku yo mu kanwa nk'uko azi akamaro ko koza intoki avuye mu musarani. aha se ahubwo ubona nta ruhare abarimu mu mashuri bashobora kugira ku buryo noneho, kuko uzarebe iyo umwana bamuhaye umukoro wo mu rugo, iyo umuhinduriye uburyo yabikoramo arakuvuga ati si ibyo mwarimu yatubwiye, kuvuga ngo ijambo rya mwarimu naryo riri aho ngaho niho mvuga nyine ku rwego rwa leta ni imikoranire y'inzego. Burya buri muntu uwo ari we wese haba hari nk'izi gahunda se zikorerwa mu bigo by'amashuri byibuze. Hari aho byageze ndibuka nk'ibyumba, hari abaterankunga bafashije bamwe mu banyamwuga bacu urumva kujya bajya gukorera ubukangurambaga mu bigo by'amashuri, bakabaha ni akantu kabayeho gasa nk'agasekeje kugira ngo bafate icyo cyemezo. Bafashe icyemezo cy'uko abana bazajya bogereza amenyo ku ishuri. Kubera iki? Kubera ko umwana wamuhaga uburoso, wamuha n'umuti w'amenyo, yagera mu rugo nyuma y'iminsi 2 yagaruka akakubwira ngo uburoso papa yarawunyatse gusigaye ubukoresha. Ababyeyi rero mukoresha uburoso bw'abana, please mujye mwigurira uburoso bwanyu. Uburoso nubwo umuntu ku giti cye ariko uburoso kabone nubwo umwana yaba ari uwawe, uburoso nubwe cyangwa nubwawe. Exactly. Urakoze cyane Leandre. Murakoze cyane Dave. Ngizo rero inama za muganga Leandre Bitwayiki, aho arimo kuvuga ati niba unoza n'amenyo wite kuri tekinike cyangwa se uburyo wozamo amenyo. Birumvikana yuko ugomba no kuba ufite ibikoresho bigufasha mu kugira ya suku yo mu kanwa, ariko nanone ukajya kureba abahanga mu kuvura indwara zo mu kanwa, ukagendera ku nama baguha. Ngibyo rero turabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro Menye Wirinde cy'uyu munsi, naho ubutaha mwari kumwe nanjye Ingabire Egidi Bibio nafatanije na mugenzi wanjye Innocent Mudahunga.